Ok, bakunzi ba Habiyaremye Jean de Dieu TV ya channel yanyu nziza ibagezaho ibiganiro bitandukanye bibungura ubumenyi. Uyu munsi rero nkaba nanone naje kubabwira ku gihingwa cyiza cyangwa se kimeza. Akenshi na kenshi gishobora guhingwa nk'uko duhinga intoryi, gishobora gusarurwa mu mashyamba cyangwa se mu bihuru, hanyuma kikaribwa. Ariko icyo ngiye kubabwiraho cyane ni umuti ukomeye cyane. Rero nk'uko mubibona, murazibona ntabwo aba ari nini cyane, ziri munsi y'intoryi cyane rwose kure, kuko nta ntoryi zingana gutya uzitegereje usanga ujya uzibona, ariko nagira ngo ubwire ko uyu ari umuti w'akataraboneka. Izi rero zifasha mu kugabanya aside yo mu gifu, icyo ni icya mbere. Izi zigufasha igihe wabuze amaraso, kuko zifitemo ubushobozi bwo gukora insoro zongera amaraso, icyo ni icya kabiri. Urumva uburwayi bwo mu gifu abantu benshi baba bifite, kandi n'ibi byo kubura amaraso ni ikibazo bitewe n'imirire, ariko ushobora kwifashisha izi. Icya gatatu ngiye kubabwiraho rero ni uko izi twita inkarishya cyangwa se intagarasoryo, zifashishwa nanone mu kugabanya umuvuduko w'amaraso. Zirakora cyane kandi zishobora no gufasha uramutse ufite nk'ikibazo cyo kubyimba mu maguru, wenda mu mitsi hano mu birenge no mitsi yo mu birenge hasi. Uramutse ufite ikibazo hadakora neza cyangwa se ubona hakunda kubyimba bya hato na hato, ushobora kwifashisha izi nkarishya zagufasha. Ikindi kandi zigufasha kurwanya kanseri. Zifitemo ubushobozi bwo kurwanya imikurire mibi y'amaserire. Murabizi ko kanseri ari imikurire mibi y'amaserire. Izi rero zifitemo ubushobozi bwo guhangana nazo, bityo rero ukaba ukwiye kuzikoresha ugira ngo urwanye kanseri. Murumva ko uyu munsi rero nabazaniye umuti ukomeye cyane. Ubwazo rero hari ikintu kimwe nshaka kugira ngo ubwire cy'ingenzi cyane, wenda nko ku bantu bakuru, ariko no ku bana ni kimwe, kuko wenda abana bashobora no kwanga kuzihekenya, ariko umuntu mukuru izi zifasha mu kurwanya inzoka zitandukanye. Izi twita inkarishya zifasha mu kurwanya indwara zitandukanye z'inzoka, ubwoko butandukanye bw'inzoka, wenda za amibe n'izindi nyinshi cyane, inzoka zose zo mu nda. Aha iyo ukoresha inkarishya rwose uba wageze ku muti ukomeye cyane. Rero nagira ngo izi rero hari uburyo bwinshi ushobora kuzajya uziteka, ukaba wazigereka ku bishyimbo, wenda ukagerekaho n'imyumbati, ibijumba ukirira, cyangwa se amadegede. Izi ufite kuzikoramo isosi ukayirya bisanzwe nyine, ariko uba urimo kubirya nk'urimo gukoresha umuti nyine, birumvikana. Hanyuma rero nk'uko musanzwe mudukurikira, nagira ngo mbashishikarize gukora subscribe kuri ya channel yacu ari iyi ngiyi. Ubabashije kubona iyi video byanze bikunze aba yamaze kuyigeraho, mba mbizi. Hanyuma rero ntagenda adakoze subscribe, kugira ngo n'ibindi biganiro byafasha ubuzima bwe. Hari ibiganiro hari imyidagaduro, indirimbo, hari udukomedi, utuntu twinshi cyane twagushimisha.